Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane ndabashuhuje. Iyi ni Maramaza Channel ndi mu kuvugiraho. Ngewe uri mu kuvuga nitwa Mama Doreen. Ikindi kandi nkaba ndakijijwe, nakirijwe mu itorero rya ADEPR. Ndashima Imana ko nkikijijwe, nkaba nkifite inzira zigana i Siyoni mu mutima wanjye. Amena. Uyu munsi ndumva Imana yashyize ku mutima wanjye ngo twibukiranye ngo hari ibyo Imana itemeye ko bitugeraho. Tubyibukiranye, tubizirikane, tubyibuke. Hari ibyo Imana itemeye ko bitugeraho, byahigaga ubugingo bwacu, byaduhigaga n'umubiri wacu. Ariko ibyo byose Yesu, Imana Data, ntabwo yemeye ko bitugeraho. Ibyabashaka kukwica ukava mu mubiri, Imana itemeye ko bikugeraho. Ibyabashaka kukwica mu bugingo, Imana itemeye ko bikugeraho. Imana hari ibyo yadukinze, hari ibyo twabonye, hari ibyari bitwegereye, Imana ibikuraho. Imana iratwibutsa ngo tubyibuke ko hari ibyo itemeye ko bitugeraho. Amena. Hari n'ibindi yemeye ko bitugeraho kugira ngo bituremere amashimwe. Hari n'ibindi Imana yemeye ko bitugeraho. Hari n'ibindi igiye kwemera ko bitugeraho. Amena. Dusenga Imana bene Data. Mana Data, Mana yacu, Imana yaremye ijuru n'isi, Imana yaremye umwana w'umuntu, ukaturema udukunze mu ishusho yawe, kugira ngo hatagira n'umwe urimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Uduha umwana wawe Yesu Kristo, aradupfira aratuzukira. Yesu we, ndagushimye kuko ngo abakwizeye bose wabahaye ubutware n'ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Ngwino rero utwigishe, Mwuka wera, Mwuka w'Imana, ngwino utwigishe, wigishe buri wese umwe muri twebwe, kugira ngo tumenye kandi dusobanukirwe n'icyo dushakaho. Urakoze kubyumvise, byose misenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwacu. Amen. Dusangire ijambo ry'Imana. Dusangire ijambo ry'Imana dusanga muri Samweli wa mbere ibice 21. Dusome duhereye ku murongo wa mbere tugeze mumbabarire, dusome duhereye ku murongo wa 11 kugeza kuri 16. Samweli wa mbere ibice 21 guhera ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 16. Tuhasanga inkuru za Dawidi. Haravugwa izi nkuru za Dawidi ubwo arimo ahunga Sawuli. Naje kutekereza ndibaza ariko se Mana nawe uri Imana pe. Imana ikora nk'Imana, ntawe uyiburanya, ntawe uyibwira ngo ukora ibiki. Imana ni Imana, ikora nk'Imana, kandi ibintu byose ikora iba yaramaze gufata gahunda yayo ndende kandi nziza ku mwana w'umuntu. Amena. Hari abaririmbyi baririmbye ngo nta kimana igikora kugira ngo ibabaze umwana w'umuntu. Ntacyo, ntakiriho. Ibintu byose Imana ikora ibikora mu rukundo rwayo rwo kugira ngo igirire neza umwana w'umuntu. Imana duhana umugisha hano. Nk'uko rero naribaje se Mana, kuki wemeye ko bimikisha Dawidi amavuta kugira ngo azabe umwami wa Isirayeli, kandi uzi neza ko Sawuli akiriho? Uzi neza ko Sawuli azamugenza, uzi neza ko Sawuli azashaka kumwica. Ubundi byari bimenyerewe ko umwami abanza agatanga akavaho agapfa, hanyuma hakwimikwa undi umusimbura. Ariko muri iki gihe cya Dawidi siko byagenze, kubera impamvu zirumvikana nyine. Dawidi yagombaga kwimikishwa amavuta Sawuli akiriho kugira ngo azanyure muri ibi bintu byose yanyuzemo. Amena. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Dusome rero noneho amagambo amwe namwe atwereka izi ntambara Dawidi yanyuzemo, ariko Imana yazigendanyemo nawe. Nawe izunyuramo, Imana izagenda izigendamo nawe. Nawe izo wanyuzemo, Imana yazibanyemo nawe. Niyo mpamvu Imana yampaye ijambo ngo ndikubwire. Iri jambo rizirikane mu byo tuganira byose. Ujye ugenda uzirikanira ijambo rivuga ngo hari ibyo Imana yemeye ko bingeraho, ariko hari n'ibyo Imana itemeye ko bingeraho. Hari ibyo yemeye, hari n'ibyo itemeye. Amen. Ku murongo wa 11 haravuga ngo uwo munsi Dawidi arahaguruka ajya kwa Akishi umwami w'Igati, ahungishijwe no gutinya Sawuli. Yarahunze rero aragenda agera kwa Akishi. Amaze kugera kwa Akishi, icyabaye nuko abagaragu ba Akishi baramumenye baramusobanukirwa. Baravuga ati
uyu si we Dawidi. Ariko Imana yacu ko ntari igitangaza, yahumye amaso Akishi, ntabwo yigeze asobanukirwa ko ari Dawidi, nubwo abagaragu be babimubwiye ntiyigeze abyemera. Ku murongo wa 12 dusome ku murongo wa 12. Ku murongo wa 12 aratubwira ngo agezeyo abagaragu ba Akishi baramubaza bati, uyu si we Dawidi umwami w'igihugu? Ntibamuteyeho imbyino bakikiranya bati, Sawuli yishe ibihumbi ariko Dawidi we yishe inzovu? Bari kumwibutsa, bari kwibutsa Akishi uyu nguyu Dawidi wariwe. Ngo nuko Dawidi abika ayo magambo mu mutima we, atinya cyane Akishi umwami w'Igadi. Yabitse amagambo mu mutima we, yarayazirikanye, aravuga ati uyu muntu ko barimo bamumbwira azamerera nabi, kuko biragaragara ko nabami babiri noneho rero. Naho yari yagiye ari nka Dawidi usanzwe uhunze umwami, ariko abagaragu be bari kumusobanurira ati oya, ahubwo uyu ni umwami, ahubwo niwe mwami, mumenye umusobanukirwe. Noneho ku murongo wa 13 haratubwira ukuntu Dawidi yabigenje. Noneho amaze kumenya ko bamuvumbuye ni umwami, ati sinabigenza nte, ariko Imana dusenga, haleluya, Imana dusenga ni nziza, Imana dusenga ifite ubwenge, Imana dusenga yakurindira no mu busa gusa. Imana dusenga yarinze Dawidi, iramurinda mu buryo bw'igitangaza, ishyira muri Dawidi ibitekerezo. Hari ijambo nkunda cyane riratubwira ngo niba bahamagara no mu nkiko ngo ntimuzagira ubwoba bw'ibyo muzavuga, ngo kuko nzashyira mu kanwa kanyu icyo mukwiye kuvuga. Ni ukuvuga bene data, hari igihe twiburanya mu mitima yacu, ese nzavuga iki, ese nzababwira iki, ese niba mpamagara nzabasobanurira ngo iki. Ariko niba ntacyo ufite, ubwo ntacyo ufite, kuko Imana ishaka kuzakikubwira wageze mu rukiko, kuko Imana ishaka kuzakikubwira wageze imbere yabo. Imana ishimwe. Ahangaha niko byagenze. Dawidi amaze kugera muri uyu mwanya ukomeye cyane gutya, Imana niyo yamushyizemo icyo akwiye gukora. Dawidi noneho ku murongo wa 14 niho hatubwira uburyo bw'igitangaza Imana yakoze ibintu bikomeye cyane. Ngo Dawidi ahera ko yihinduriza imbere yabo, yisarishiriza mu maboko yabo, agaharamba ku nzugi z'irembo. Mana we, reba ukuntu byamukende cyaraharamba, no guharagata. Agahoboba, inkonda zigatembera mu bwanwa. Ibi bintu se Dawidi yari kupfa kubyishyiramo, byari kuva he? Ariko Imana niyo yabimushyizemo kandi biremera. Inkonda ntabwo apfa gupfa kuzana inkonda gusa ngo uzizanishe byemere, ariko byaremeye mu gihe cya Dawidi, byaremeye. Uyu niwe mwami w'Abayisiraheli Dawidi. Uyu nguyu niwe wishe Goliyati, mu byubuke neza. Uyu nguyu niwe wishe Goliyati, byari byakomeye, ariko yishe Goliyati. Uyu niwe urimo uhoboba inkonda. Imana yarazizanye mu gihe gikwiriye nka kiriya, ziremera ziraza. Haleluya, Imana ishimwe. Nawe humura, ntutinye, ntugire n'ubwoba. Noneho uko byaje kugenda rero, ku murongo wa 15 nuko Akishi abwiraga abagaragu be ati, yemwe ntimureba ko uyu mugabo yasaze? Mwamunzaniriye iki? Noneho ku murongo wa 16 ngo mbese nkeneye abasazi kugomba kunzanira iki kigabo ngo kinsarire imbere? Iki kigabo cyangerera mu rugo, iki kigabo cy'igisazi kidafite agaciro. Iki gisazi, iki kintu, hari igihe Imana ishobora kwemera ko uhinduka ikintu, bati kiriya kintu ntitugikeneye. Iki kintu ugahinduka ikintu muri korari ntibagukeneye, ugahinduka ikintu uti nyamara numva mfite ijambo ry'Imana, nasangira na bene data mu cyumba cy'amasengesho, nasangira na bene data, ukumva ko nawe hari impano yo kuba wavuga ijambo ry'Imana ikurimo, ukaka kanya. Bati iki kintu nta cyiza cyaturuka muri iki kintu, ntibaguhe ijambo. Ntibariguhe. Ariko icyo gihe Imana iba yemeye ko uhinduka ikintu. Ntukirwanirire rero ngo uvuge ngo nge ndi umuntu, ngo nge ndi iki ngiki. Oya, uri ikintu muri uwo mwanya Imana yemeye kubamo, uri icyo ngicyo. Ariko ntabwo bivuze yuko utari uwuriwe, ntabwo bivuze ko utazaririmba, ntabwo bivuze yuko utazabwiriza ubutumwa bwiza ndetse mu giterane kinini cyane, nubwo bakwimye umwanya mu cyumba cy'amasengesho, ariko uzavuga ijambo, uzavuga, kuko Imana yari gushyizemo, iba yari gushyizemo. Uzavuga ijambo mu bantu benshi kandi uzabitanga mwishimwe, ubivuge
kuko Imana yari yabigushyizemo. None se Dawidi uko yari arimo ati nkonda byatumye adahinduka umwami wa Isirayeli? Dawidi yaje guhinduka umwami w'Abayisirayeli. Ntabwo twabivuga byose ngo tubirangize, ariko Dawidi yaje guhinduka umwami w'Abayisirayeli. Ariko iki gihe Imana yari yemeye ko ahinduka ikintu. Imana iduha umugisha. Hari ibyo Imana yemeye rero ko bikugeraho bene data. Ibi bintu Imana yemeye ko bikugeraho. Haleluya. Yabyemeye kuko hari impamvu. Imana yemeye ko Dawidi yisarisha agahinduka nk'umusazi. Imana yemeye ko Dawidi ati nkonda agahinduka nk'ikintu cy'ikimaramara, ahinduka ikintu nyine bakita ikintu cy'ikigabo, ikintu kidafite agaciro. Imana irabyemera. Nawe hari ibyo Imana yemeye kunyuramo, ariko ntibyakwishe ngo uveho. Uracyahumeka, uracyavuga Imana. Niba wumva waracitse intege, waratentebukiwe kuko ibyakugezeho, byuka, haguruka. Dawidi nawe rero Imana ntabwo yemeye ko hasiga ubuzima. Nubwo yasaze agahinduka nk'umusazi, agahinduka nk'ikintu, agahinduka ikintu cy'ikigabo kidafite agaciro, ariko ntabwo bamwishe. Ntabwo bahamwiciye ngo bamutsinde kwa Akishi. Ntabwo yabaye ingaruzwa muheto ngo hagume bamugira imbohe, bamugira ingaruzwa muheto hagume iyo ngiyo nk'ingaruzwa muheto yabo. Ntibyemeye, ntibyashobotse. Imana ntiyabyemeye. Hari ibyo Imana itemeye rero ko biguherana. Hari ibyo Imana itemeye byaguhiga gutari gushobora kwivanamo. Ibyo ntabwo Imana yemeye ko bikugeraho. Nkuza n'ijambo rikubwira ngo mwane data, mukunzi w'Imana, waba ukijijwe, waba udakijijwe, waba ujya mu rusengero, waba utajya mu rusengero, nubwo hari inkoni zifunze noneho, ariko niba wumva wizera Imana cyangwa wumva utanizera Imana, uyu munsi wumvira ijambo rikubwiye ngo hari ibyo Imana yagukinze itemeye ko bikugeraho, kuko byari kuguhitana. Reka mvuge ngo umuntu waremwe mu ishusho ry'Imana, kuko ndikubwira umuntu wari we wese, umuntu wumva ururimi ndimo mvuga, umuntu urumva ururimi ndimo mvuga, hari ibyo Imana yagukinze byabashaga kuguhitana, ariko Imana irabigukinga ntibyakugeraho. Ariko hari ibyo Imana yakunyujijemo kugira ngo bikuremere amashimwe. Haleluya, Yesu ashimwe. Dawidi byamuremeye amashimwe ubwo yari amaze kuva kwa Akishi, ubwo yari amaze kubona akirutse amaboko y'aba bantu, ahavuye ari amahoro. Imana yamushyizemo amashimwe, Imana yamwujuje umwuka wera w'amashimwe. Avuga iyi Zaburi ya 34, ashima Imana, ahimbaza Imana. Uzayisome iyi Zaburi nziza, Zaburi yuzuyemo amagambo yo gushima, yo guhimbaza Imana. Zaburi ya 34. Uyu Dawidi yari amashimwe, ashima Imana yamukirije amaboko ya Akishi. Abonye havuye ari amahoro, yumva umwuka wera wo guhimbaza Imana umwujeho, yumva umwuka wera wo kuririmbira Imana umwujeho. Haleluya. Ntabwo tubisoma byose, reka ngende mvuga imirongo imwe n'imwe. Duhere nko ku murongo wa mbere ukageza ku wa 6. Dawidi arahugurira abantu b'Imana gukomeza kwiringira Imana. Ku murongo wa 2 yaravuze ngo nzahimbaza Uwiteka iminsi yose, ishimwe rye rizaba mu kanwa kanjye iteka. Ngo Uwiteka niwe mutima wanjye uzirata, abanyamubabaro babyumve bishime. Amena. Aradukangurira natwe kujya duhora dushima Imana. Dawidi yashimye Imana ataraba umwami, tubyibuke. Iki gihe yari akiri mu gihugu cy'Abafilisitiya, yari ataraba umwami. Yashimaga Imana ko imukuye mu maboko ya Akishi. Yashimaga Imana ko ataguye mu maboko y'abari abantu. Aravuga ati Imana inkuye aha ngaha, n'ubwami nzabubona. Amena. Noneho ku murongo wa 7 kugeza ku wa 10, Dawidi aratugira inama twese yo gukomeza inshingano zacu ku Mana no ku bantu. Niyo mpamvu yavuze ku murongo wa 10 akavuga ngo mwubahe Uwiteka mwabera mwe, kuko abamwubaha batagira icyo bakena. Aratubwira ngo twubahe Uwiteka Imana, dukunde n'abantu, tubane n'abantu amahoro. Amena. Niyo mpamvu yavuze aya magambo. Noneho ku murongo wa 11 ukarinda urangiza ino Zaburi yose, ku murongo 23, Dawidi arakangurira umwana w'umuntu wese, yavuga ko ari umukirisitu, yavuga ko atari umukirisitu, arakangurira buri wese uwo ari we wese, aramwibutsa ko Imana yashyize uburenganzira bwo guhitamo muri twebwe.
Imana yadushyize amahitamo imbere yacu, aratwibutsa yuko hari akaga n'amakuba ku batizera Imana, ariko kandi ko hari n'imigisha ku bayubaha. Amena. Niyo mpamvu yavuze ku murongo wa 16 aravuga ngo amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi n'amatwi ye ari ku gutaka kwabo. Noneho 17 akavuga ngo igitsure cy'Uwiteka kiri ku bakora ibyaha, ngo kugira ngo amareho kwibukwa kwabo mu isi. Imana ikugirire neza urimo wumva rino jambo, nanjye ingirire neza. Twumva iki Imana dushakaho, twubaho Uwiteka, dukunda Imana, ngo kuko abayubaha ntacyo bazakena. Amena. Uyu Dawidi yaratekereje, areba ibyo anyuzemo, areba ukuntu ari kwirukanswa n'umwami Sawuli, ariko abona ukuntu Imana yabanye nawe aho yagiye anyura hose. Imana yabanye nawe. Nawe rero mwene data, nawe mugenzi wanjye, ongera wibuke aho Imana yagiye kunyuza, ibyo Imana yakunyujijemo, byaba byinshi, n'uburwayi se, n'inzara se, n'ukwangwa n'abantu se, n'ukubura imiryango se, ibyo twanyuzemo ni byinshi cyane, ariko Imana yabiturindiyemo ntitwapfa. Niba wari umuntu uzi Imana, uracyavuga Imana. Niba wari utazi Imana, byagusunikiye mu kumenya Imana. Haleluya. Yo niyo mpano ikomeye cyane. Niba utaruzi Imana, byagusunikiye kumenya Imana, byagusunikiye kumenya Kristo, byagusunikiye mu bugingo. Imana ishimwe ko tutapfuye tutarayimenya. Imana ishimwe ko yaturinze kugira ngo dukunde tuyimenye. Imana ihabwe icyubahiro. Imana yarakunyujije muri biriya kugira ngo ikuremere amashimwe y'uyu munsi. Imana yakunyujije muri biriya kugira ngo wibuke n'abandi bazabinyuramo. Dawidi yatwandikiye iyi zaburi kugira ngo tujye tuyisoma, kugira ngo aduhugure, kugira ngo ujye tugira inama, kugira ngo n'abandi bazanyura mu byo yanyuzemo bazavuga bati Dawidi yanyuzemo aranesha. Rwose nanjye Mana mpimbaraga zo kunesha. Nawe rero mugenzi wanjye, Imana yakunyujije muri biriya kugira ngo uwibuke ushobora kuba ari mu kibazo nka cya kindi wari urimo. Niba hari ubufasha umufitiye, bumuhe. Niba hari inama wamuha, yimuhe, kuko cya kibazo wakinyuzemo none niwe akirimo. Mufashe, mugira inama se, musengere. Ubufasha ni bwinshi cyane. Hari ubufasha wamuha bufatika pe, ukabumuha bukamufasha bukamurengera. Nawe agashima Imana. Bene data, twibuke iby'Imana yatunyujijemo, twibuke iby'Imana yaturengeje, twibuke n'ibyo itemeye ko bitugeraho. Hari ibi ngibi Imana yemeye ko bitugeraho ntibyaduhitana, hari ibyo noneho itemeye pe, kuko byo byari kuduhitana. Ntabwo Imana yemeye ko bitugeraho kuko yari izi neza ko byaduhitana rwose tutabitambuka mwe, uko Imana izi intege zacu nkeya. Bene data, ikindi twibukiranyaho nuko Dawidi ntaho yagombaga kujya, ntacyo yagombaga kuba igihe ataraba umwami, kuko Imana yari yaramusezeranije ko azaba umwami w'Abayisirayeli. Nawe rero, nanjye rero, Imana yadusezeranije ubugingo, izaturinda, izakurinda, izaturinda nitujya mu bwishingizi bwe, nituguma munsi y'uburinzi bwe ntacyo tuzaba. Dawidi nk'uko yabaye umwami w'Abayisirayeli, natwe ubwami bwacu burahari. Haleluya. Natwe ubwami bwacu burahari mu gihugu cyo mu ijuru. Nibwo bwami bwacu, nicyo duharanira, niryo sezerano Imana yaduhaye. Nawe utarakizwa niryo sezerano ryawe. Niyo mpamvu Yesu yaje gupfira abari mu isi bose, abari mu isi bose udakuyemo n'umwe. Nawe ugifite umwuka uhumeka, ukaba wumvise iri jambo, nyabuneka hunga uve mu byo urimo, hunga uve mu byo urangariye, wizere Imana, wakire Yesu Kristo nk'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe. Arakubabarira bya bindi byose wirengagije. Yakugiriye neza, yarakurinze, yagukuye muri byinshi, none warabyirengagije ntumushima.
hari ibyo Imana itemeye ko bikugeraho byabashaga kuguhitana, ibyo reka da ntukibyibuka. Yewe we, Yesu arongera arakubwiye ngo ndi hano, umwami wawe, wa wundi wakurinze cya gihe, wa wundi wakugiriye neza, ni njyewe nkiteze amaboko, ngwino nkukirize n'ubugingo. Kuko Imana umubiri wacu ntabwo ari byo iba yitayeho, iba yitaye ku bugingo, kuturinda byose ni ukugira ngo tudapfa turimbutse, kugira ngo iduhe ubugingo. Ngwino wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe. Ngwino urebe bya bindi Yesu yakurengeje, wumve kugize kumushima, nibura umwiture ishimwe n'iryo akeneye nta kindi. Ngwino wibuke bya bindi Yesu atemeye ko bikugeraho. Urabizi nawe ko hari ibyabasha kuba byarakugezeho, kuko hari abandi byabayeho ariko we ntibyakugezeho. Hari ibitarakubayeho kandi byabaye ku bandi. Urabizi, tujya twumva ubuhamya bwinshi ukavuga uti Mana we, bira warabindengeje kweri. Mana, iryo shimwe rero Yesu akeneye ni ukuvuga ngo mbere umwami, nta kindi. Ntabwo tumukurira ubwatsi mu bundi buryo. Yesu icyo ashaka ko tumwitura ni uko twamuha imitima yacu, tukamwemera akatubera umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwacu, kuko Yesu ntanezezwa nuko ari umuntu n'umwe warimbuka. Ngwino wakire Kristo. Bene data bakunzi b'umusaraba wa Yesu Kristo, muze dufatanye gusenga. Urakoze Mana kuduha uyu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe, ukaba wongeye dushoboza kwibuka aho wadukuye, ukaba wongeye kudushoboza kwibuka ibyo waturengeje, utemeye ko bitugeraho Mana, byaraduhigaga ariko ukabiturenza, ukongera kutwibutsa ibyo twanyuzemo ukabidutambutsa amahoro. Mana, turagushimye, turaguhimbaje, tuguhaye icyubahiro. Uduhe kuzajya mu gihugu cyo mu ijuru, koko nibwo bwami bwacu waduteguriye, nibwo bwami bwacu budashira. Ubwami bwo mu isi burashira, abami bajyeho bagakuranwaho, ariko ubwami bwo mu ijuru ntibuhanguka. Tuzaba ku ntebe, haleluya, twicaranye nawe, twicaye ku ntebe nziza z'icyubahiro, turebana amaso ku maso, tuguhimbaza, tuvuga ngo uruwera. Mana, uzaduhe kujya mu ijuru. Urakoze kubyumvise, byose mbisenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwacu. Amen. Nagushimiye Mana, ibyo wakoze byose byari bikwiriye kugira ngo wagure umurimo. Ibibazo nahuye nabyo byari byo kumpakanya, ngo ntekereze neza, ntego ngundira iby'isi ahubwo ngundira ijuru. Nagushimiye Mana, ibyo wakoze byose byari bikwiriye kugira ngo wagure umurimo.